noneho muhaguruke tubanze dusenga Imana. Mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu ibera hose icyarimwe, uyu mugoroba ndagushimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Ngushimiye rero iri teraniro ry'abana bawe, abahungu n'abakobwa bazindutse uyu mugoroba bakaba ari mu nzu yawe, nge nabo uduha umugisha wa Mwuka Wera. Kandi uyu mugoroba ntabwo Satani yifuza ko aya materaniro nk'ayaba. We n'imyuka ye mibi y'abadayimoni ndakwinginze ngo bituneshereze muri twe no mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Ibyahishuwe igice cya 13. Mureke dusome amagambo ahari. Haranditswe ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Mwumva ikibabaje? Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Ntihagira ujyana abandi w'iminyago, nawe ubwo azajyanwa w'umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Murongo wa 11. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye. Imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa.
ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa no guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. 17 kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umurongo wa 18 wonyine ni nacyo kibwirizwa cyo muri uyu mugoroba. Uravuga ngo aha ni ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Izina ry'Imana rihimbazwe. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba uriya murongo wa 18 uravuga ngo aha ni ubwenge buri. Bashyitsi batugendereye, dore ubwenge Bibiliya yavuze ni ugusobanukirwa n'uyu mubare, umubare uranga inyamaswa, uwo mubare 666. Ahari muri iri teraniro hari abantu tutari turi kumwe ejo nibwo twatangiye iki gice cya 13 cy'ibyahishuwe. Twasobanukiwe n'inyamaswa icyari cyo. Twongera twiyibutseho gatoya, kubera ko hari abaje muri uyu mugoroba. Ibyahishuwe murambure muri Daniyeli igice ni icya 7. Bongere batwibutse inyamaswa icyari cyo. Daniyeli igice cya 7 umurongo ni uwa 23. Mwumva uko havuga. Haravuga ngo maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi. Mwumvishe rero ko Bibiliya ivuze ngo inyamaswa ntabwo ari inyamaswa izava muri Kigali, ntabwo ari inyamaswa nyanyamaswa izava iwacu mu birunga. Oya, inyamaswa Bibiliya iravuze ngo ni ubwami buzaza hehe? Ni ubwami buzaza ku isi. Nicyo rero bisobanura inyamaswa. Ni ubwami, ni ubutegetsi. Rero Bibiliya nanone yatubwiye ngo mbona inyamaswa iva mu nyanja, indi iva mu gitaka. Zari inyamaswa ebyiri, imwe yavuye mu nyanja, indi iva mu gitaka. Rambura mu Byahishuwe igice cya 15 twumva inyanja icyo bisobanura, hanyuma tubone kujya mbere. Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15 haravuga ngo, Byahishuwe 17 umurongo wa 15, nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Mwumvishe ko birivuze yuko amazi mu buhanuzi cyangwa inyanja bisobanuye amoko, abantu benshi. Rero ubu bwami turi kwiga ni ubwami bwagombaga kuva ahantu hari hatuwe n'abantu benshi. None ubu bwami katwongere twiyibutse gatoya, ubu bwami ni ubuhe ku bantu baje muri uyu mugoroba? Igisubizo twagihawe na Bibiliya ntagatifu, niyo yatubwiye noneho ubwo bwami ubwo aribwo buzava mu nyanja,
buzava ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane. Umva uko babisobanuye muri Bibiliya ntagatifu, hariya mu Byahishuwe igice cya 13, nkomeza kukubwira ngo igihe ugeze mu rugo uzite kureba kuri ubu busobanuro batanga hano hasi, nibwo ngiye kugusomera. Umva uko buvuga. Buravuga ngo igikoko kiva mu nyanja ni ingoma y'Abanyaroma itoteza abakirisito mu burengerazuba. Hango inyamaswa dusomara mu Byahishuwe 13, igikoko tuhasoma, icyo gikoko ni ingoma ya Roma, ni Roma. Niyo nyamaswa iva mu nyanja. Nawe inyamaswa iva mu gitaka nk'uko twabibonye ejo mu gitabo cy'ubusobanuro bw'Ibyahishuwe na Daniyeli, twasanze yuko inyamaswa iva mu gitaka ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nyamaswa zombi rero, ubwo butegetsi bwombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Roma, nibyo bizafataniriza hamwe kurwanya abera ndetse no kubarimbura. Kandi Bibiliya irasobanuye ngo koko niko biri. Roma ni ugutoteza abakristo. None itegereze rero, icyigisho cyo muri uyu mugoroba kiravuga ngo mbese ufite ubwenge? Bibiliya yavuze ngo niba ufite ubwenge rero ubare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu. Uwo murongo hano muri Bibiliya ntagatifu umva uko bawutwandikiye. Byahishuwe 13 haranditswe ngo uriya murongo wa 18 tugiye kwiga hamwe muri uyu mugoroba wonyine, kuko kiriya gice tuzaciga icyumweru cyose. Uyu munsi ni umurongo wa 18. Haranditse ngo ubu rero ni igihe cy'ubushishozi, umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga igikoko, kuko uwo mubare uhwanye n'izina ry'umuntu. Uwo mubare ni 666. Hano ko Bibiliya ntagatifu yanditse iti ubu rero ni igihe cy'ubushishozi, umunyabwenge arasobanukirwa n'umubare uranga igikoko. Umunyabwenge. Kandi muri Bibiliya ntagatifu barandika ngo uwo mubare uhwanye n'izina ry'iki? N'izina ry'umuntu. Barasoza bati rero uwo mubare ni 666. None ubusobanuro bwa Bibiliya rero, hari igazeti y'Abagatulika. Iyo gazeti yitwa Our Sunday Visitor, yanditswe tariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 mu 1915. Nibwo iyo gazeti yasohotse y'Abagatulika yitwa Our Sunday Visitor ya tariki 18 z'ukwa 4 mu mwaka w'1915. Nibo bahise basohora aya makuru yose ngiye kubabwira. Muri iyo gazeti baranditse ngo mbese inyuguti bavuga ko zanditse ku ikamba rya Papa ni izihe kandi zisobanura iki? Niko batangiye babaza. Baravuga bati rero igisubizo, inyuguti zanditse ku ikamba rya Papa nizi: Vicarius Filii Dei. Ni iri jambo mubona hejuru, Vicarius Filii Dei, ni Ikilatini. Batumva rero izo nyuguti zisobanura iki? Barasubiza bati izo nyuguti ni imvugo y'Urulatini isobanurwa ngo uri mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Ubusobanuro bw'iri zina Vicarius Filii Dei. Twamaze kubona rero iyo nyamaswa kwa ari Roma. Ubuyobozi bwayo ngubu n'izina ry'umuyobozi niri Vicarius Filii Dei.
iryo zina rero kuko 666 bihwanye n'izina ry'umuntu, ngiri tumaze kuribona neza. Nivyo rero mu Kilatini muzabibona no ku makayi y'abanyeshuri. Nta mibare bagira mu Kilatini, ari ukwandika imibare, ari ukwandika inyuguti, byose bakoresha inyuguti. Nitwe tugira imibare, Abalatini bo nta mibare bagira. Va mu Kilatini ibihwanye na 5 kuri twe. I mu Kilatini ibihwanye na 1. Ca mu Kilatini ibihwanye n'100. A ikoreshwa mu nyuguti gusa, mu mibare ntibamo. Ra mu Kilatini ni 0. I mu Kilatini ni 1. U na va, wakwandika u cyangwa va uba wanditse 5. Sa mu Kilatini ntabwo iba mu mibare, iba mu nyuguti nayo gusa. Fa mu Kilatini ni 0. I mu Kilatini ni 1. Ra ndende mu Kilatini ihwanye na 50. I mu Kilatini ni 1. I mu Kilatini ni 1. Da mu Kilatini ni 500. E mu Kilatini ni 0. I mu Kilatini ni 1. Maze byose wabiteranya rero bigahwana na 660 na kangahe? Na 6. Aha niho ubwenge buri. Ngo yangu irangamuntu ngo irimo 660, ntabwo uri kuri manganya abantu. Ntabwo mubyashi watubwira ko ari irangamuntu. Ni izina ry'umuntu, umuyobozi wa Roma. Hano murabona irindi zina, hano ni Ikigiriki. Abagiriki bita papa iri zina Lateinos, niko bita papa mu Kigiriki. Mu Kigiriki rero ra ndende ni 30. A mu Kigiriki ibihwanye na 1. Ta mu Kigiriki ibihwanye na 300. E mu Kigiriki ibihwanye na 5. I mu Kigiriki ibihwanye na 10. Na mu Kigiriki ibihwanye na 50. O mu Kigiriki ibihwanye na 70. Sa mu Kigiriki ibihwanye na 200. Nabyo wabiteranya byose bigahwana na 666. Aha niho ubwenge buri. Uyu mubare ni kabutindi. Hano murahabona imbonerahamwe irimo imibare itandukanye. Iyi mbonerahamwe yo rero yambarwaga n'abatambyi b'ikigirwamana cy'izuba. Mbere y'uko Roma yabanje kuba Roma ya gipagani iyobowe na ba Kayizari, ihinduka Roma ya gikirisitu iyoborwa n'ubupapa. Mbere y'uko ihinduka Roma ya gikirisitu ikiri Roma ya gipagani bagisenga izuba, anariyo mpamvu bakomeje kugumana umunsi w'icyumweru usobanura umunsi w'izuba. Abo batambyi bambaragiye imbonerahamwe muri kureba imbere yanyu hano ku gatuza kabo, niyo babaga bambaye. Iyi mbonerahamwe rero, iyi mibare mubonamo ntabwo ari imibare ipfa gushyirwamo n'uwari we wese. Yari ifite kode ngiye kubabwira, kugira ngo hatagira umuntu uza agahindura imibare uko ashaka. Kode ya mbere, aho wanyura hose, wanyura hano uri kugenda utambika, waca ino hejuru ugenda umanuka, wava mu nguni imwe ukazamuka ukibona muri iyi, wava muri iyi nguni ukazamuka ukibona muri iyi. Ahantu hose unyuze uhita umubona kode 111. Niyo kode yari ifitiye imibare.
Iyi mibare rero yose iyo uyiteranije nayo ihwanye na 666. Uyu mubare ni wo waranze Roma kuva yabaho. Bavandimwe, mbese mufite ubwenge? Mubare umubare uranga inyamaswa kuko uhwanye n'umubare w'umuntu, kandi uwo mubare ni 666. Musubire mu Byahishuwe igice cya 14. Bavandimwe, pashitsi muhora mutugenderera, ntabwo muzumva mu Badivantisi umunsi wa 7 duhora dusobanura iby'izi nyamaswa ngo zizarenganya abera bisumba byose, zifite amazina yo gutuka Imana. Ubutware bw'iyi nyamaswa twasomye mu Byahishuwe ngo cya kiyoka nicyo Satani, kiyiha intebe y'ubwami bwayo. Roma yicaye ku ntebe n'ububasha yakuye kwa Lusiferi. Byahishuwe igice cya 14 rero umurongo wa 9 haravuga ngo marayika wa 3 akurikiraho arangurura avuga ijwi rirenga ati, mwumve, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Bavandimwe, marayika arangurura ijwi rirenga ati, umuntu wese uzaramya ngo iyi nyamaswa agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo azaba ari umwanzi w'Imana. Bibiliya iravuze ngo azanywaga inzoga ni mu gacuma k'umujinya w'Imana kadafunguwemo amazi. Mu yandi magambo, Imana izabasukaho umujinya wayo wuzuye agacuma udafunguwemo amazi wa originali. Imana nijya gusuka umujinya wayo wa originali, izawushuka ku bantu bose bemera kuramya iyi nyamaswa kandi bakakira n'ikimenyetso n'igishushanyo cyayo. Icya kabiri, bazababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Umuntu wese uzemera ubutegetsi bw'iyi nyamaswa azajugunywa mu muriro w'iteka ryose. Reka twumve rero umujinya w'Imana. Mushe mu Byahishuwe 16. Mwumve uwo mujinya w'Imana uko uzaba uteye. Ibyahishuwe 16 haranditswe ngo ibyago by'imperuka bitera, numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'iki. Nguyu umujinya w'Imana ugiye kumva rero, uzamanukira abantu bose bemera kuramya inyamaswa, bemera ikimenyetso cyayo. Ejo tuziga ikimenyetso cy'iyi nyamaswa. Noneho usobanukirwe n'ikimenyetso cyari cyo. Umurongo wa 2, uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Nicyo cyago cya mbere. Marayika wa mbere aragenda ngo asuka urwabya rwe mu isi, abantu bose ngo bafite ikimenyetso cya ya nyama bafatwa n'ibisebe bibi cyane. Mu gitabo Ibaho mu minsi y'imperuka baranditse ngo umuntu wese uzaramya iyi nyamaswa agashyirwaho ikimenyetso cyayo
ngo abo ngabo bazafatwa n'ibisebe bibi cyane. Umujinya w'Imana witeguye udafunguwemo amazi. Nimero ya mbere ngo azaba ari ibisebe bizaba byuzuye umubiri wose, kuva mu birenge kugera mu mutwe, ngo azaba ari ibisebe bibi binuka umubiri wose. Imana izawuhindura ibisebe. Ku bantu baramya inyamaswa bakamikira n'ikimenyetso cyabo. Bashitsi mukwiye kwita ku ijambo ry'Imana. Namwe bizera mukumva icyo Imana ivuga. Bafatwa n'ibisebe bibi cyane. Umurongo wa 3, uwa 2 asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Icyago cya 2 kizasukwa mu isi, kizasukwa mu nyanja. Nibimara gusukwa mu nyanja umujinya w'Imana, ibintu byose byo mu nyanja, amafi yose, byose bizahita bipfa. Barandika mu gitabo bibaho mu minsi y'imperuka. Umwanditsi aravuga ngo icyo cyago nikimara gusukwa mu nyanja, inyanja zose zizuzurwamo n'intumbi, maze umunuko wo mu nyanja w'intumbi zuzuyemo, isi yose ifatwa n'umunuko gusa. Icya 2, uko gupfa kw'ibyo mu nyanja byose bizahita bihagarika ubucuruzi biringiraga. Icyago cya 2 kizasukwa mu nyanja, ibyo mu nyanja byose bipfe bihinduka intumbi. Isi izuzuramo umunuko gusa, ubucuruzi buzahita buhagarara. Turirimba ngo amata yo mu nyanja azahagarara. Amato ntazongera kugenda kuri icyago cya 2. Hanyuma murongo wa 4, uwa 3 asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko ariko wabitegetse. Umurongo wa 6 rero, bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga giti, ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe ni ay'ukuri no gukiranuka. Icyago cya 3, marayika azasuka umujinya urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Kubera iki bizahindurwa amaraso? Turabisomye muri Bibiliya. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, none nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo bagenza bate. Icyago cya 3, abantu bose baramye iyi nyamaswa bazanywa amaraso. Amaraso niyo azaba ikinyobwa cyabo. Mushinya w'Imana. Icyo cyago cya 3 kizasukwa mu isi. Uzagira inyota, wumve inyota igiye kugusandaza, wirukanye ujye ku mugezi, ufate igikombe uvome. Numara kuvoma ugiye kuyanywa, amazi ahinduka amaraso. Bazabura ubuhungiro banywa amaraso. Uzajya kwiyuhagira, uzajya guteka, uzajya gufura. Aba bantu bose icyo bazajya gukoresha amazi cyose, amazi azabahindukana amaraso. Kawunga bazayitekesha amaraso, ibirayi bazabitekesha amaraso. Icyo cyago umujinya w'Imana, icyo cyago cya 3. Mpamvu bana b'Imana nababwiye ngo iki cyumweru cyose ni ibyayishuwe 13 gusa. Hanga ibyo uri mumenye ibyo ari byo, kandi umenye n'iherezo ryabyo. Ariko mu bibaho mu minsi y'imperuka barandika ngo abakiranutsi bo
abakiranutsi bo igihe bazaba bakoresha amazi azaba ari amazi nyamazi. Murongo wa 8. Nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba rihabwa kokesha abantu umuriro, abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago nibihana ngo bayihimbaze. Icyago cya 4 mu cyumve, Imana izamanura izuba hafi irimanure, maze aba bantu bose baramye iyi nyamaswa bakakira n'ikimenyetso cyayo ndetse n'igishushanyo cyayo bakakiramya. Icyago cya 4, Imana izabokesha izuba. Izuba niryo rizabatwika bashe. Icyo cyago cya 4 mpamvu biravuga ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo azanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguwe idafunguwe mu amazi mu gacuma k'umujinya. Gacuma k'umujinya kazasukwa. Ni Ibyahishuwe 16 niko gacuma k'umujinya w'Imana. Ahantu uzaja rero, ngo ahantu umuntu wese azajya, wajya mu buvumo uzaba umeze nk'umuntu uri ku gasozi kuri iki cyago cya 4, izuba rigutwike. Bazaba bameze nk'abari mu muriro w'itanura, ngo bazaba bameze nk'abashyizwe mu muriro w'itanura. Muri uko gushirwa mu muriro w'itanura, yirukanka ari gushaka amazi nganywe, najya kunywa asange ni amaraso, ananirwe kwihangana kuko ari gushya, yemera gutomera amaraso, yongera gutomera amaraso. Nabwiye ngo bavandimwe, Imana ibanza guhendahenda abantu. Imana ihora iduhendahenda, ariko reka mbabwire, guhendahenda kw'Imana kugira iherezo. Kwihangana kw'Imana kuzagira iherezo. Ako gacuma kari mu mujinya, ako gacuma kari mu mujinya w'ishano. Twaririmbaga kera pe. Iyi ndirimbo twaririmbaga kera, sinzi yo zagiye. Ako gacuma kari mu mujinya w'ishano. Hanyuma umurongo wa 10, marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami, ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa, ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa, ubwo ni Roma, Vatikani. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuca Imana nyir'ijuru n'ibihana imirimo yabo. Icyago cya 5 mwe muteraniye hano, ikizasukwa ku ntebe ya nyamaswa ni Vatikani. Nikimara gusukwayo bizagenda bite? Abantu bose bafite ikimenyetso cy'iyi nyamaswa bose bazahekenya indimi zabo bazimare. Icyago cya 5, abanyabyaha bazarya indimi zabo bari bo bazimarira. Ninde wari wiruma ari kurya? Ninde uzabyumva? Ariko icyo gihe ku cyago cya 5 uzarurya ngo bari kuribwa, ngo kuribwa n'ibisebe. Ko iki cyago kizaba giteye, ntabwo icyago kimwe kizajya kivaho ngo haze ikindi. Ni mufuririzo byose biriho. Bari kuribwa n'ibisebe, bari kunywa amaraso, bari kotswa n'izuba, maze haza ikindi cyago. Uko kuribwa cyane bari kuboroga, bigazigira barya indimi. Ururimi rwawe ururye, urumare ruri kujya mu nda. Abanyabyaha bazapfa nta ndimi bafite. Gacuma k'umujinya w'Imana kiteguye kadafunguwemo amazi. Ni Ibyahishuwe 16, ibyago by'imperuka.
nta munyabyaha uzaba ufite ururimi uzarurya urumare. Hamvu Bibiliya yavuze ngo abari mu isi bose bazagenza bate? Iyi nyamaswa ni kabuhariwe, abari mu isi bose ngo bazagira, keretse gusa umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo niwe uzarokoka. Urare kuvuga ngo njyewe ngo ndabyumvishe ngo sinzayiramya. Niba izina ryawe ritari mu gitabo cy'ubugingo uzayiramya ku ngufu, uzayiramya. Kuko mu byahishwe twasomye ngo nta muntu uzemererwa kugura 13:17, nta muntu uzemererwa gutunda, nta muntu uzemererwa kwiga, nta muntu uzemererwa gucuruza, nta muntu uzemererwa guhinga, nta muntu uzemererwa kugenda mu modoka ye, nta muntu uzemererwa gufungura butike yishakiye, nta muntu uzemererwa kugira icyo akora icyo ari cyo cyose, keretse twasomye ngo ya nyamaswa avuye mu gitaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahata abari mu isi bose gushyirwaho iki? Gushyirwaho ikimenyetso. Ni guhatuka byanga, ni tiku. Nta kintu uzemererwa, ni agahato. Ngo njye ngo sinzabyemera, uzabyemera, bazagukaranga ubyemere. Cyago cya gatanu, bazahekenyera indimi mu kanwa kawe. Murongo wa 12. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufarate, amazi yarwo akamirwa kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, nicyo Satani, no mu kanwa ka ya nyamaswa, niyo Roma, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, n'amadini yayobye, havamwo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. Imyuka 3 y'abadayimoni ikora iki? Umvishe biva, umvishe ibyo bitangaza biva ngo njyewe ngo nigiriye iriya ngo nibo basengeraga abantu ngo nibo bakoraga ibitangaza. Ibyo urimo urabizi? Imyuka 3 isa n'ibikeri ikora ibitangaza. Ushukwa n'ibitangaza bikagushuka, ntabwo uzi ubugiye. Satani azakoresha ibitangaza bagusengera ukire nyine, ubukene ubukire iki byose ubikire kwa ngo uje muri iyi kipe kugira ngo uyibonemo, ikipe kwa ngo uyibonemo. Ngo ngo abadive ngo nta bitangaza bakoraga, ngo buriya ngo nta mwuka wera bagira. None aba bari gukora ibi bitangaza, iki kiyoka na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, ubwo none ko bari gukora ibitangaza ubwo bafite umwuka wera? Mwasha muri tondera Bibiliya kabanza mukayicengera neza. Nuko kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, niyo mpamvu rero bashize muri hano mwumva ko iyo myuka yose twebwe abadivantizi umunsi wa 7 dushimangira ko ari imyuka ya Satani, twabishimangira n'amaguru yombi, kuko biri mu ijambo ry'Imana, ntabwo tuba tubihimbye. Nubwo basura n'uwapfuye babiheshejwe na Satani, ijambo ry'Imana. Ngwiyo barandika ngo igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harumagidoni. Ntambara yitwa Harumagidoni nicyo cyago cya 6. Kabiri, gukama ku ruzi rwa Ufurate ni ukugwa k'ubukungu. Gukama ku ruzi rwa Ufurate ubisobanukirwa ari uko usomye Daniyeli igice cya 11. Niho bisobanurwa yuko izo ntambara z'abami b'iburasirazuba zitegurwa zizakomoka hariya hafi ya Turikiya n'Uburusiya. Ntabwo tuzi ko ari ziriya ziri kuba, ariko intambara zizakomoka hariya nizo zizatera gukama ku ruzi kwa Ufurate, bisobanura kugwa k'ubukungu. Icya kabiri, intambara Harumagidoni, gusubiranamo kw'abanyabyaha rero. Ngo abana bazakubita ababyeyi babo,
bati mw'ababyeyi mwe ibi byago biri kutugeraho, nimwe mwatumye tutihana, muratwosha mutujyana mu mashuri gusa, ntimwatubwira ko tuzarimbuka, maze abana ngo bakubite ababyeyi bababyaye. Abizera ngo bazakubita abayobozi mu cyago cya gatandatu, bavuge bati mw'abayobozi mwe mwangaga kutubwira ukuri kugira ngo twitegure uyu munsi ukomeye, none dore turi kunywa amaraso, none dore turi kuribwa n'ibisebe. Abizera ngo bashaka abayobozi babakubite. Kuki mutatubwiraga ukuri, mukamutumye dupfura urubozo? Nicyo cyago cya gatandatu, ni ugusubiranamo kw'abanyabyaha. Niyo mpamvu unakubwira abayobozi mu cyago cya gatandatu, abizera bazabakubita. Baba Kevin, reba ababizera bose baje iwawe kugukubita kuko utatubwira ukuri, ukicururiza gusa, none dore turapfuye. Bagukubite. Ugomba kuja uvuga ukuri umaramaje. Icyago gisoza, hanyuma dutaye. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kibaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, niyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Umurongo wa 21 ni kabutindi. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere. Icyabaye ni iki? Habaye ikintu gikomeye, muracyumvise. Imirabyo itangira kurabya, imirabyo irarabya. Bagiye kubona bumva guhinda kw'inkuba, batangira kubona babona imisozi itangiye kwiruka, babonamo Kigali irirukanse irigendeye, babona Karisimbi imanutse iriye iwacu irenze Kigali iri kwirukanka, babona za Sabyinyo ziri kwirukanka. Barandika ngo ibigwa nabyo birahunga, ukabona ijwi rinyuze hano, ikigwa kiri kwirukanka, ngo ibintu bizaba byahindutse ukundi mu cyago cya karindwi. Ibintu byose bizahita biva mu murongo wabyo. Imisozi muzabona iri kwirukanka ari imisozi, mubona ibigwa biri kwirukanka, ngo hazabaho igishitsi, umutingito. Icyo gishitsi gikomeye ngo ndikigeze kubaho aho abantu babereye hehe? Aho abantu babereye mu isi. Hanyuma icyo cyago gisoza rero, nk'ijuru ngo hamanukayo urubura rukomeye, ngo ibuye ryarwo rimwe ruremera nk'itaranto imwe. Soma hasi. Itaranto aho muri Bibiliya yawe hasi, itaranto imwe ngo ni ibiro bingahe? Haranditse muri Bibiliya ngo ni ibiro bingahe? 25. Icyo cyago kizasoza. Mu ijuru Imana izaje imanura ibibuye bingana n'ibi bibafure bifite ibiro 25. Honja abanyabyaha, butu mu mugongo napfuye, we mu mavi butu, mu mutima butu. Nicyo cyago kizasoza. Imana izaje imanura ibibuye abari byihonjesha abantu. Kandi barandika ngo ibyo bibuye nibigwa ku bantu, Imana ikizarinda ni umutima, ntizemera ko umwuka ukuvamo. Izabanza guhonja gusa wa muntu we kutumvaga. Ikibuye ku maguru, butu ndapfuye we, mu mavi butu, mana we, nta n'indimi bafite.
niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ufite ugutwi nagenza ate. Aha ngo niho ubwenge bwenjeje bute. Tata we, muri uyu mugoroba bana b'Imana, reka mbasabire nanjye munsabire kubwo gufashwa na Mwuka Wera, Imana idushoboze kandi zaturinde kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Mbese mbere yuko dusenga haba hari umushitsi vuga tumva rero njyewe maze kumva ukuri, none ndashaka ko munsengera Imana izanshoboze nanjye kuri uwo munsi uheruka nzabe niteguye. Umushitsi uvuga atyo uri muri aya materaniro akabavuga ati nyabuna ni munsabire, nashira akaboko hejuru. Niba ari umushitsi dufite akaba yifuza gusengerwa, nashira akaboko hejuru.